bakemera kujya mu mavuta yatogoshejwe, bakemera kuba amafiriti y'inyama, ariko bagapfa bemera Kristo, bakavuga ngo aho dusiganirwa ntidukwiriye gucika intege tutaragera. Himba inkuru bakayisiga amavuta. Kuri uyu munsi dufite abagabo bazi guhimba inkuru, bazi gusiga amavuta inkuru y'ikinyoma mu rusengero, muri korari. Dufite abamama bameze batyo, dufite abagabo bameze batyo, dufite ingero nyinshi z'abantu basenya ingo, bazana inkuru z'ibinyoma bitabaye kugira ngo barenganye ubwoko bw'Imana. Ariko numenya ko warenganyijwe, ujye ubababarira. Numenya ko warenganyijwe, ujye ubababarira. Kuko imwe mu mbuto iranga abana b'Imana, imwe mu mbuto igomba kuranga abakristo ni ukubabarira. Naho umuntu yaba agusize heruheru, naho yaba agutwaye icyo umutima ukunda, mubabarire. Baraza bamushinja ibinyoma, bamuha umwanya wo kwiregura. Nusoma neza byakozwe n'intumwa, icyo gice twasomye, ugisome cyose uhere ku murongo wa mbere, yiregura ngo aba ahera yahindutse Pawulo. Sawuli yarenganyije ubwoko, yishe abahanuzi, yishe abana b'Imana, yishe benshi. Ariko njye ashima Uwiteka yuko ataturebera mu byaha, ahubwo aturebera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Reka nkubwire, yabaga Imana iturebera mu byaha twakoze, byaba ibyacu byanga ibyaha ba data, twakabaye kuba tutakinjira no mu marembo, cyangwa ngo tunaranganya amaso turebe mu ijuru. Ariko reka nkubwire, ntabwo Imana ikurebera mu busambanyi, ntabwo Imana ikurebera mu bwicanyi bwawe, ntabwo Imana ikurebera mu gusenya ingo n'imitima ya benshi, ntabwo Imana ibikureberamo, ahubwo ikurebera ikimenyetso cy'amaraso, amaraso y'umwana w'intama w'Imana yakubonyeho, ikubona wera. Ngo Sawuli nawe Imana iramuhamagara, Yesu aramusanga, dufite abamama bameze batyo, dufite abagabo bameze batyo, dufite ingero nyinshi z'abantu basenya ingo, bazana inkuru z'ibinyoma bitabaye kugira ngo barenganye ubwoko bw'Imana. Ariko numenya ko warenganyijwe, ujye ubababarira. Kuko imwe mu mbuto iranga abana b'Imana, imwe mu mbuto igomba kuranga abakristo ni ukubabarira. Naho umuntu yaba agusize heruheru, naho yaba agutwaye icyo umutima ukunda, mubabarire. Baraza bamushinja ibinyoma, bamuha umwanya wo kwiregura. Nusoma neza byakozwe n'intumwa, icyo gice twasomye, ugisome cyose uhere ku murongo wa mbere, yiregura ngo aba ahera yahindutse Pawulo. Sawuli yarenganyije ubwoko, yishe abahanuzi, yishe abana b'Imana, yishe benshi. Ariko njye ashima Uwiteka yuko ataturebera mu byaha, ahubwo aturebera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Reka nkubwire, yabaga Imana iturebera mu byaha twakoze, byaba ibyacu byanga ibyaha ba data, twakabaye kuba tutakinjira no mu marembo, cyangwa ngo tunaranganya amaso turebe mu ijuru. Ariko reka nkubwire, ntabwo Imana ikurebera mu busambanyi, ntabwo Imana ikurebera mu bwicanyi bwawe, ntabwo Imana ikurebera mu gusenya ingo n'imitima ya benshi, ntabwo Imana ibikureberamo, ahubwo ikurebera ikimenyetso cy'amaraso, amaraso y'umwana w'intama w'Imana yakubonyeho, ikubona wera. Ngo Sawuli nawe Imana iramuhamagara, Yesu aramusanga. Wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho tuvuga ku buhamya ndetse n'ibiranga cyangwa se ibimenyetso biranga ubwoko bw'Imana, ndetse n'iherezo ryiza ry'abakiranutsi cyangwa se iherezo ryiza ry'abana b'Imana. Muri iki gitondo Mwuka Wera ashyize ku mutima wanjye amagambo nifuza ko tuganira,
avuga ku nzira ibimenyetso bikwiriye kuranga abakristo cyangwa abana b'Imana, ndetse n'iherezo ryiza bazagira, n'iherezo ryiza ryabo bavuye cyangwa se tuvuye muri ubu buzima bwa mu isi tujyaho twese dusiganirwa. Mbere y'iri jambo reka tubanze dusenge. Mana Nyagasani, Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo uri mu ijuru, nzi neza ko byose ari wowe ubitegeka, nta n'umwe uhanye nawe. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Byose Data mu izina rya Yesu Kristo biriho, byose biri mu mugambi wawe, ni wowe ubigena. Nyemerera uyu mwanya buri wese wumva ijambo, nanjye ubwanjye witwa mikoro ugiye kunyuramo uvuga, unyemerere Uwiteka uhesha icyubahiro, kandi neza yawe ikomeze kubana na buri wese. Sabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nshuti yanjye aho uherereye hose, reka mvuge ngo Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi ibyo wifuza uyu munsi ndetse no mu minsi iri imbere byiza byahesha Imana yacu icyubahiro ibiguhe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa, ibice turabisanga ku bice 7, turaza guhera ku murongo wa 54 tugeze kuri 60. Haravuga ngo, umutwe w'ijambo aravuga ngo wicisha Stefano amabuye, ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari, amuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera ararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Arasakuza cyane, yizeba amatwi, bamugwira icyarimwe, baramukubita, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinjije bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. 60. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka tuganire kuri iri jambo, kandi nturige kure. Nawe ufunguye telefone yawe aka kanya ukaba uri gukurikirana iki kiganiro, ukaba gukukiranira ijambo, ndakwinginze wizimya, wihindura indi page utararangiza kumvira ijambo. Mfite imyaka 30 irengaho, ubu tuvugana ndumva imyaka 30 nyimaze niga, ndeba isi uko igenda. Nabonye byinshi, wenda nawe mu myaka ufite wabonye byinshi. Impamvu uvuze mu myaka 30 nuko wenda imyaka isigaye nari umwana, ariko nibura mu myaka 30 nzi neza ibyo nabonye, kandi biri mu mutwe wanjye, byanyigishije byinshi, byanyeretse ndetse no gukomera kw'Imana. Reka nkubwire ngo mu myaka 30 maze ndeba neza, maze mfite ubwenge, nabonye abapfa, mbona abarwara, mbona abamugara, mbona abagira ibibazo byinshi mu buzima, ndetse nanjye byagiye bimbaho. Ariko hari ijambo rimwe mugaragu w'Imana yanditse, aravuga ngo icyatumye nkusigaza, nkagusigaza aho wari uri, nkagusigaza ikireti, ni ukuvuga ngo kwari kugira ngo
utunganye ibidatunganyije, kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganyije. Iri jambo rishatse kuvuga iki cyangwa rishatse kukubwira iki? Nagiye mbona aho imodoka ihirima abantu bose cyangwa se benshi bagapfa, hakarokokamo umuntu umwe, babiri se, abandi bakajya muri koma bakamaramo igihe. Reka nkubwire, nagiye mbona abantu bapfa bari impinja, nagiye mbona bapfa bafite imyaka 5, uyu munsi barapfa. Nagiye mbona hari abapfa bafite imyaka 10, hari abagiye bapfa bafite imyaka 80, reba hari abagiye bapfa bafite n'imyaka 100. Ariko niki Imana yadusigarije kugira ngo tugere kuri iyo myaka? Reba imyaka ufite, reba imyaka mfite. Ese kuki ntapfuye cyangwa kuki utapfuye? Ese kuki utamugaye? Ese kuki reba igihe gishize, urebe ibyakunyuze imbere byahigaga ubuzima bwawe, ariko Uwiteka ahagarara nawe kugira ngo ukiranuke, ukosore, usohoze ibyo wasezeranye n'Imana. Tubonye umugabo witwa Stefano ndetse tubona n'undi mugabo witwa Sawuli. Umutwe w'ijambo uravuga ngo imbuto abana b'Imana, imbuto abakristo bakwiriye kugira muri uru rugendo, ndetse n'iherezo ryiza ry'abakiranutsi cyangwa iherezo ryiza ryabo. Uyu mugabo witwa Sawuli wishe Stefano. Uyu Sawuli nusoma Bibiliya neza, icyo yarashinzwe kurenganya ubwoko bw'Imana, yarashinzwe kurenganya ubwoko bw'Imana. Nicyo kintu we yarashinzwe. Yari umusirikare wahawe ubutware, wahawe intwaro, wahawe abasirikare, ahiga ahantu bavuga abana b'Imana, bavuga Imana, bavuga Kristo, bemeye Kristo. Mubo yahize harimo bita Stefano. Stefano yavuze Imana, bagushinjaga ibinyoma. Reka nkubwire ngo turi mu munyenga. Uyu munsi ntukerese agakiza kuko turi mu munyenga. Tubaye dushyizweho ibigeragezo nk'iby'abatubanjirije, ntawarenga umutaru. Hakizwa imbaga, hakizwa bake mbarwa, hakizwa bake. Niba baragufataga bakaguteka mu mavuta, bakakubwira ngo ihakane, va mu murongo, ibyo uvuga ntabyo uzi, ariko bakemera bakanamba, bakavuga ngo twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye gushobora kw'Imana, twabonye imbaraga z'Imana, twabwiwe, tweretswe aho tuzaba, ahatagira inzara, ahatagira indwara, ahatagira ibigeragezo, ahatagira umubabaro, ahatagira amadeni, ahatagira gusumbanwa, ahatagira ubukene n'ubukire. Yo, twarabibonye. Bakemera kujya mu mavuta yatogoshejwe, bakemera kuba amafiriti y'inyama, ariko bagapfa bemera Kristo. Bakavuga ngo aho dusiganirwa ntidukwiriye gucika intege tutaragera. Yo, aho twabwiwe n'umwami wacu, aho yatubwiye agiye kudutegurira ngo ni mu mazu meza, ngo ni amazu y'igiciro cyinshi, ngo ni amazu tutigeze tubona turebesha amaso yacu. Bakavuga ngo ni mutwice, ariko tugere aho dusiganirwa. Nimutwinjize, nimuduhe igare, muduhe transfer ituvana muri ubu buzima bubabara, itugeze mu bugingo, itugeze mu buzima butababara. Haleluya, haleluya. Barakubiswe, barababajwe. Yo, none ubu ngubu wowe uravanwa mu masezerano ngo nuko bakuvuze, uravanwa muri korari ngo nuko bakuvuze, uravanwa mu murimo w'Imana ngo nuko ngo bakuvuze.
yo nshuti yanjye, turi mu munyenga, ntabwo twari gushobora iyo tukiza kuba ari twebwe biriya bigaragazo biriho ubu, ntabwo twari gushobora, ariko dushima Imana yemeye ko twebwe yo tugera kuri iki gihe byararangiye. Barakubitwaga, bamburwaga ibyabo, birukanwaga mu bihugu byabo bazira kuvuga Yesu. Umugabo witwa Stefano avuga Yesu ashize amanga, avuga Imana ashize amanga, avuga gukomera kwa yashize amanga. Yo ijambo rikomeye yavuze agiye gupfa niryo ryankoze ku mutima, aravuga ngo data iki cyane kibabareho. Umva uko abana b'Imana bagomba kugenda, umva imbuto zigomba kuranga abana b'Imana, imbuto ziranga abakristo ni ukubabarira, kabone n'ubwo umuntu yaba yakwambuye byose ukamubabarira, ukamuha transfer y'ubugingo buhoraho, ukamubwira ati nubwo abanyishe, nubwo ngiye nziza ubusa, ariko data basange, ufungura amaso yabo ubereke ubwiza bazaba, ubereke ubwami bw'Imana, barebe transfer, barebe aho banjyanye, barebe aho banyohereje, ni mu buzima butababara. Kubera kuvuga Imana baramufata bamujyana mu murwa, abantu bose bari bagomba kumwicira, babona nta kindi kintu bari buhereho, bazana bagurira abagabo b'ibinyoma. Wasanga nawe uyu munsi uri umugabo w'ikinyoma, wasanga uri umwe mu bagabo babandi twita abatangabuhamya, ariko ukaba uri umutangabuhamya butabaye, butigeze bubaho, ariko kugira ngo urenganye umuntu, kugira ngo umuntu akunde arenganywe, bazana abagabo b'ibinyoma, bazi kuvuga ibinyoma, bazi guhimba inkuru bakayisiga amavuta. Kuri uyu munsi dufite abagabo bazi guhimba inkuru, bazi gusiga amavuta inkuru y'ikinyoma mu rusengero, muri korari. Dufite abamama bameze batyo, dufite abagabo bameze batyo, dufite ingero nyinshi z'abantu basenya ingo, bazana inkuru z'ibinyoma bitabaye kugira ngo barenganye ubwoko bw'Imana. Ariko numenya ko warenganyijwe, ujye ubababarira, kuko imwe mu mbuto iranga abana b'Imana, imwe mu mbuto igomba kuranga abakristo ni ukubabarira. Naho umuntu yaba agusize heru, naho yaba agutwaye icyo umutima wawe ukunda, mubabarire. Baraza bamushinja ibinyoma, bamuha umwanya wo kwiregura. Nusoma neza byakozwe n'intumwa, icyo gice twasomye ugisome cyose uhere ku murongo wa mbere, yiregura ngo aba ahera ku itangiriro ry'uburyo Imana yahamagaye Aburahamu akabyara Isaka, Isaka akabyara Yakobo, Yakobo akabyara ubwoko. Arababwira amateka y'iby'Imana yavuganye na Aburahamu, ibyo yavuganye na Isaka, byose arabivuga. Arangije kubivuga, ababwira uburyo Abisirayeli bacunguwe, ababwira uburyo bavuye muri Egiputa, ababwira uburyo Mose yabaye umucunguzi wabo, agenda ababwira byinshi, abasomera ibyanditswe. Ngo bamaze kubyumva, ngo ku murongo, ariko ku murongo yasorejeho, umurongo twahereyeho, ngo arababwira ngo ariko ibi byose ngo mwe mwanze kubyumva, mwanze kuyumvira Imana. Ngo akibabwira gutyo, aho kugira ngo babitekerezeho, bazabiranywa n'umujinya, ngo bamuhekenyera amenyo, bamutera amabuye, bamuvana mu murwa, bamujyana mu murwa, bamutera amabuye. Babagabo bamushinjije ibinyoma, bikura imyambaro yabo, ngo bayirambika ku birenge by'umugabo witwa Sawuli, wari ushinzwe kurenganya ubwoko bw'Imana.
Sawuli nawe ashima ko yicwa, ariko ijambo twasorejeho ngo arararama areba mu ijuru. Haleluya. Ngo arababwira ngo mbonye umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana, ngo mbonye ijuru rikingutse. Haleluya. Ngo bakomeza kumutera amabuye, maze asoza ijambo rikomeye, arababwira ngo data, avuga mu mutima, ararangurura ati Uwiteka Mwami, data wa twese uri mu ijuru Mana, ntubabareho iki cyaha. abaha transfer yo kubakura mu isi abageza mu bwami. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyo ubabariye umuntu uba umubohoye, ejo n'ejo bundi yakakira ubwami bw'Imana. Kuko akimara kuvuga iryo jambo, nusoma Bibiliya neza, arakubwira ko aribwo Sawuli yahindutse Pawulo. Sawuli yarenganyije ubwoko, yishe abahanuzi, yishe abana b'Imana, yishe benshi. Ariko njye ashima Uwiteka yuko ataturebera mu byaha, ahubwo aturebera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Reka nkubwire, yabaga Imana iturebera mu byaha twakoze, byaba ibyacu byanga ibyaha ba data, twakabaye kuba tutakinjira no mu marembo, cyangwa ngo tunararanganya amaso turebe mu ijuru. Ariko reka nkubwire, ntabwo Imana ikurebera mu busambanyi, ntabwo Imana ikurebera mu bwicanyi bwawe, ntabwo Imana ikurebera mu gusenya ingo n'imitima ya benshi, ntabwo Imana ibikureberamo, ahubwo ikurebera ikimenyetso cy'amaraso, amaraso y'umwana w'intama w'Imana yakubonyeho, ikubona wera. Ngo Sawuli nawe Imana iramuhamagara, Yesu aramusanga, aramubwira ngo umwete ukora, umwete ukoresha ukorera Satani, unkoreye byaba byiza. Sawuli aravuga ati ntabwo mbizi, urinde nkakumvira, urinde nkakubaha, urinde nkagukorera. Aravuga ngo ni njyewe Yesu urenganya, ni njye Yesu urenganya. Kankubwiza ukuri, nawe uri umwe mu rubyaro rwa Aburahamu. Yesu amuhanaguraho icyaha, amubonaho amaraso ye, arangira aravuga ngo uyu munsi mpindura ubwoko bwawe, nanjye ibyo nangije mbikosore. Sawuli ibyo yangije byari byinshi, Imana ikiza kubimuremberamo, ntabwo yari gutera intambwe, nta nubwo yari kumara n'umutaru, nta nubwo yari kurenga, nta nubwo yari kwemererwa kuvugana nawe. Ariko Yesu amutwikiriza amaraso, ntabwo areba ubwicanyi, ntabwo areba ubusambanyi, ntabwo areba ubujura n'ibindi, areba amaraso. Ese uriho ikimenyetso cy'amaraso? Niba warasobonye ukamenya kumva ineza ye, kumva ineza y'umwana w'intama w'Imana, umwegere. Bibiliya iravuga ngo ibyo wamenye byaho uruhuye umutima wawe ntubyicarane, ubimenyeshe n'abandi. Muririmbyi aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, umuhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire byose, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Ibi ni by'umugaragu w'Imana Stefano yakoze. Yabonye ubwiza bw'Imana, yabonye uburyohe bwa Kristo, abona ahera h'Imana, abona aho agiye kuba. Nuko asabira abamwica, abamutera amabuye, ntubabareho icyaha. Indirimbo iravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, umuhamye mu bandi, usabe n'Imana nabo ibahishurire byose, kugira ngo bahabwe ubwo buntu bahawe nawe. Reka nkubwire, turi kuvuga ku ijambo rivuga ku mbuto zakagombye kuranga, zigomba kuranga, zikwiriye kuranga abana b'Imana, ndetse n'iherezo ryabo ryiza ryabo bazabamo. Stefano yabayeho ahamya Kristo, ariko ku iherezo ubu ari mu munezero, ari mu mudendezo, ari kumwe n'Imana. Kakubwire, nubwo uruhijwe,
nubwo ugeragejwe, nubwo uri muri situwasiyo itari nziza, ariko hanga amaso Uwiteka wikiranirwa, ahubwo ukomeza gukiranuka kwawe nukuveho ntuguteshweho, kuko ingororano z'abera uyu munsi naho wataha ugiye mu bwami bw'Imana, ahataba ubukode, ahataba uburwayi, ahataba gusumbana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'abera, hatazaba amarira, tuzanezerwa, tuzanezerwa, tuzanezerwa. Inshuti yanjye, ntugatinye urupfu, ahubwo uzatinya uwica umubiri akica n'ubugingo. Ntugatinye rero uwica umubiri gusa, kuko uwo nguwo utinya uwica